asambara n'inyamaswa, eze ku rwego kuvuka uri umuhungu ngo bitakiri ihame, mwanya wose wagenda ukajya mu ruganda bakaguhindura ukaza uri umukobwa. Isigeze ahaga, ushaka wiyarure, ushaka wiyarure. Hungu udapfa, hungu udapfa, hungu udapfa. Akaga kazi isi, kaga kazi isi ntabwo izaceceka. Igeze ahantu giye guhaguruka ku ntebe y'imbabazi, igeze ahantu biyigeze aha. Mana irababaye ku rwego, ku rwego, ku rwego rure. Geze mu kazi urahemutse urandavuye, Mana igutete kugira iguhaye urugo. Geze mu rugo urandavuye, mugabo nta kikunyuza urashaka undi, ushaka umwana mutoya. Mugabo nta kinyuzwe ngo urashaka umwana uhiye. Nta mukobwa, ubu ntukimenya umukobwa ngo umenye n'umugore. Bose bambaye ubusa, abantu bararenzwe ku rwego. Abantu basigaye bagenda meya, murundi yavuze ngo nukugenda meya. Genda ubusa. Shaka kubimenya uzagiye mu bukwe, uzamenya umurokore nuko ubeshye wari. Bambaye ubusa, satsi barayitwitse izaguhira ku mutwe. Bambaye ubusa, bani imibiri yabo ntibanyuze, baritwitse barihishije. Herukana n'umuntu ari igikarazo ugasanga noneho wagira ngo ni umuzungu waguteye, yari kukwambara akantu kagera aha. Bari nabonye bambara twatuntu tw'imbere, nibwo naje mu modoka mbona umukobwa wambaye akavuga ntereka ibi bintu iri kimwe akabyara. Babuntu bw'imbere bw'ubukabutura bugera aha ngaha nibwo basigaye bambara bakajya mu muhanda. Abandi basigaye bagurishwanyaguritse muri deshiri bakayigura amafaranga menshi. Muzi umurengo uri mu Rwanda mbere y'ibihumbi 2000 abantu bari mu Bugesera murabizi, hezi imyaka hera ibintu byitwa ibijumba. Abantu baragenda babyita amazina, babyita za Rugabire, babyita Bisetsambwa, babyita amazina menshi. Musaza umwe aratubwira ngo ntimubona uyu murengwe ngo muzitege kizawukurikira. 2000 kubisemo haza ikintu cyitwa inzara. Inzara irabica, abantu bajyaga bazi no gufunguza, bamwe bakaza nabo mu mujyi wa Kigali bakaza biyita abanyabugesera. Nyuma yaho bongeye kubihinga, Imana itwibutse tugendereye, barabitera birongera babyita ngo garuka twiyunge. Muzi umurengo uri mu Banyarwanda, muzi umurengo uri mu bantu. Umuntu arajya mu iduka akagura umwenda washabaguritse, bicocero niko nabyita, amapantaro acitse aha. None nabonye n'ibipira icitse imeze itya. Yo ugasanga umuntu w'umugore w'umubyeyi nibyo yambaye, usanga yambaye akantu kagakora kagapira. Abandi nabo ngo babonye akita ubu ngo basigaye ngo bajya muri siporo bakabona ko bagacokamo. Uburyo bwarabonetse. Murengo wica nk'inzara. Tugiye gusenga Imana. Narinje kukubwira ngo Imana fatanye urubanza nabo yagiriye neza. Muririrwa mwitera hejuru n'ukuri pe yarabikoze. Yarabikoze, yarabigukoreye, nanjye yarabinkoreye. Yarabikoze turayishimira. Ariko se nyuma yo kubikora ndinde imbere yayo. Nyuma yo kubikora urinde ikurinze urupfu wituye kuyisuzugura. Ikurinze gereza uyituye kuyisuzugura. Ikurinze kugenda mu muhanda wikoreye ingutiya uyituye kuyisuzugura. Komeye Imana ikaguhagararaho, Imana ikaguha izina utagiraga izina, Imana ikakubera umuhoza, Imana ikaguhoza, Imana ikagushibura ugashibuka nkaho ufite amashami uyu munsi. None ko wituye Imana kuyicumuraho no kuyihemukira, none ko wituye Imana kuyigomera, none ko wituye Imana kuyisuzugura. Icyo yari gukora itakoze niki? Imana iraganya, Imana irababara. Agira ngo babwire ngo n'uyu munsi Imana ifite umubabaro mwinshi itewe n'Abanyarwanda. Ntabwo ndi bujye mu mahanga kuko ntabwo ndiho ndi mu Rwanda. Bani babajwe n'Abanyarwanda, umunyarwanda ku wundi, umwe ku wundi, umwe ku wundi.
tugirira neza, idukura mu guterekera no kubandwa ibyuriya muvandimwe yavugaga, ratuza ridushyira mu nzu yayo, turaririmba turanezerwa. None tuyituye kuririmba dusambana, none tuyituye kuririmba dufite abagore bageretse ku bandi, none tuyituye gukora imirimo, turi abanyamanyanga dutukishije izina ry'Uwiteka. None birangiye Israeli baye ikibindi kigabana bose. Imana ibintu bayituye ubugome. Biravuga ngo ukora icyaha wese abagomye, kubera ko icyaha ari bwo bugome. Nivuga ngo uri umugome ntabwo nza kuba mbese. Abanyarwanda baragomye. Uyu munsi Imana yagakwiye kubibarizwa iwacu mu Rwanda, dushingiye ku mirimo yakoreye Abanyarwanda, tutagiye mu bagane n'Abanyakenya n'abaki. Imana yagahawe icyubahiro ku bwacu, Imana yagasingijwe ku bwacu. Ko nasomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli ibice 20 ku murongo wa 30, avuga ngo nashatse umuntu wo muri bo wahagara imbere yanjye mu cyuho ngo asa n'inkike, ngo ariko naramubuze. Ahera hejuru kuri 25 avuga mu bahanuzi ko yabuze umuntu, aza mu batambyi yabuze umuntu, araza mu bikomangoma ngo yabuze umuntu, ngo no mu baturage ahagara imbere yayo mu cyuho ngo asa n'inkike, yaramubuze. Avuga ngo nicyo gituma uburakari bwanjye rero ubagaruyeho ibyo imigenzereze yabo ikayihereza ku mitwe yabo. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Nshatse kuganira n'umuntu uri gukora ibyaha ari mu nzu y'Imana, nshatse kuganira umuntu uri gukora ibyaha kandi yaramenye ukuri. Bibiliya iravuga urwandiko rw'Abaheburayo ibice 10 ku murongo wa 26, havuga ngo kuko iyo umuntu akora ibyaha mwana yaramaze kumenya ukuri, avuga ngo nta kindi gitambo kiba gisigaye uretse gutegerezanya ubwoba umujinya uzatera ukarya abanzi b'Imana. Kora ibyaha ubizi, ubikora bigirankana. Abantu ngo babaye basitari mu byaha, bitumye Israeli iyongobezwa, bitumye ikibindi kigaba mu mahanga, ikibindi kigabana bose. Israeli irambabaje, sigaye igabana bose. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Ndashaka kuganira n'umuntu wagiye ukubiri n'ubushake bw'Imana. Ndashaka kuganira n'umuntu Imana yagiriye neza ikaba imvo n'imvano yo gucumura ku Uwiteka. Bibiliya yavuze ngo Ezekiyeli yavuze ngo igihugu nikincumura, maze nanjye nkarambura ukuboko ngakuraho urwishingikirizo rw'umutsima. Avuga ngo nubwo haba harimo aba bagabo batatu, Nowa na Yobu nande na Danieli, avuga ngo abo bagabo bakize ubwabo bugingo gusa kandi nkabarimbura. Yango ngubwire ngo Yohana arabivuga, avuga ngo bana bato ntihakagire ubashuka, ukiranuka niwe mukiranutsi. Ntuzandebere mu makanzu yera, ntuzandebere ku musaraba uraha, ukiranuka niwe mukiranutsi, nta kindi kirenga. Bazima barage, harimo abashinzwe ugukumbuza aho wavuye, harimo abashinzwe kukubwira ngo ukebuke urebe ibyo wasize. Barahari. Imana idufashe, Imana igenda ireba ibyo barimo we, batangira kuyivova bati Uwiteka yadukuriye kimwe Egiputa reka tugapfirayo. Mu Egiputa nta mva zari zihari, bati Mose batuzaniye iki, bagenda bivovota, mwivovota wamwisha Imana ikabarimbura. Igenda ibica, bagera mu nzira bakivovota ikabibabonye uburyo, bagera mu nzira ariko Mana we, abandi we bakabonye ububasha. Ndabyibuka Abamaleki ibyo babakoreye mu nzira, ngo bagenda babica umugenda. Ariko Amaleki we utumereye nabi kwe,
genda ibica umugenda, basigaye mu nzira igenda ibica, basigaye bakoze kabica, genda ibica. Imana iravuga ati ariko ati nzakuraho kwibuka kw'Abamaleki. Imana idufasha, irabatwara, irabagaburira, irabatwara. Muraho muraririmba ngo ni ukuri yarabikoze, nta kitakoze. Yarakugaburiye, yaratwambitse, imfubyi yarazireze zirakura, tagiraga shinge na rugero, yabahaye shinge na rugero, batagiraga kivugira. Mana yarabavugiye, ariko ibyo byose biteye abantu usuzugura Imana. Bantu bararenzwe, bantu barariye barahaze, bantu barabyibushe, bararembekereye umugani wa rya jambo, bantu barahonjose, bibagiwe Imana yakoze. Abajyana genda bivovota barushya Mose, ariko Mana mujye musengera abantu ba Mose. Bamurati waduhaye amazi kamumera nabi, bagatora amabuye kujya kumutora. Mose akiruka agasanga Uwiteka ati bwa bwoko bwawe hato bakantera amabuye hari yabuze gatoya. Mana iti genda ubwira igitare kivamwe amazi. Mose agenda nk'umwana w'umuntu, hanyura muri iryo tsina bwe ati mwa bwoko butagonda ijosi mwe, mwari mazi uko jewe na Aroni tubasha kubakurira amazi muri iki gitare. Mana ati ubu imbaraga zanjye urazihaye, nawe ntuzagerayo. Aragenda igitare kivamo amazi. Imana ni nyembabazi, nubwo bikora mu manyanga inyungu urayibona, nubwo bikora mu manyanga irakureka ugatambuka, ariko byose izabiguhanira kubikurikirana. Imana idufashe. Igihe kigeze bageze mu wabo, Imana ibwira Mose ati Mose zamuka kuri ya misozi ya Tabora, maze ugende kuri ya Pisiga urebe igihugu cy'Ikanani, ukirebe ukitegere kirebe, utazagenda uvuga ngo nta gihugu gihari. Mose arazamuka agenda akitegereza, avuga ngo yo ngo mbega igihugu cyiza, ngo wite ngo nyemera akanya gato ngo ngereyo. Ambwira ngo ntihongere kumbwirira iryo jambo. Ambwira ngo ahubwo manuka ugende utegure mugaragu utegure Yosuwa asigare mu cyimbo cyawe, hanyuma nurangiza uzamuke ku musozi upfire, kuko utagaragaje kwera kwanjye hagati y'ubwoko bwa Isirayeli. Araza ategura Yosuwa, ubwira ko ari Uwiteka yatoreje kugira ngo azageze igihugu ubwoko mu gihugu cy'isezerano. Yangije abwira Abisirayeli, abarabwira amakuru, ababwira uko bahagutse mu gihugu, ababwira amasezerano yose Imana yabasezeranije, ababwira iby'Imana yagiye ikora, ababwira uko yabagaburiye bakarya bagahaga, ababwira ukuntu imyenda itabasaziyeho, ababwira ukuntu yabanye nabo, ukuntu igicu cyabagendaga imbere, ababwira uko yabahaye amazi. Arabwira ati maze none mugiye kujya mu gihugu rero Uwiteka yabasezeranije, ariko muramenye nimukigeramo. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 5, duhinduriye dusome n'igitabo cy'umuhanuzi Ezekiel ibice 14. Turasoreza mu ibaruwa ya Yohana ya mbere. Yesaya ibice 5, turahera ku murongo wa mbere kuri page ya 664 mu isezerano rya kera. Reka dusome twihuse 664. Iyo ni page mvuga ibice 5, turahera ku murongo wa mbere. Yesaya ibice 5 dore ku murongo wa mbere, ni page ya 664 isezerano rya kera. Reka dusome. Reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu rwe. Umukunzi wanjye yari afite urutoki rw'uruzabibu ku musozi urumbuka, ararutabirira, arurimburamo amabuye, aruteramo insina y'umuzabibu y'ubwoko bwiza cyane, arwubakamo inzu y'amatafari ndende, acukuramo n'urwina. Nuko yiringira ko ruzera inzabibu, ariko rwera indibu. Yemwe baturage b'i Yerusalemu mwe, namwe bagabo b'i Buyuda, nimudukize jyewe n'uruzabibu rwanjye. Ikintu nari nkwiye gukorera uruzabibu rwanjye nasize ni ikihe? Ko nari niringiye ko ruzera inzabibu, ni iki cyatumye rwera indibu? None reka mbabwire ibyo ngiye gukorera uruzabibu rwanjye. Nzasenya uruzitiro rwarwo maze rwonwe rwose, senge n'inkike zarwo runyukanyukwe, kandi nzarurimbura
ruzicirwa, ruzahingirwa, ahubwo ruzameramo imifatangwe n'amahwa. Kandi nzategeka ibicu bye kugushamo imvura, kuko urutoki rw'Uwiteka Nyiringabo ari inzu ya Isirayeli, n'Abayuda n'insina yishimiraga. Yabiringiragamo imanza zitabera, ariko abasangamo kurenganya. Yabiringiragamo gukiranuka, ariko abasangamo umuborogo. Ubwo ngo Imana idufashe. Dusome igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli ibice 14. Ezekiyeli 14, kadusome turahera ku murongo wa 12. 784 mu isezerano rya kera n'ubundi. 14 duhere ku murongo wa 12. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, igihugu nikinkorera icyaha kigacumura, nanjye nkakiramburaho ukuboko kwanjye, nkakuraho urwishingikirizo rw'umutsima, maze nkagiteza inzara, ngatsembaho abantu n'amatungo, naho cyaba kirimo aba bantu batatu, Nowa, Danieli na Yobu. Gukiranuka kwabo kwakiza ubwabo bugingo gusa, niko Umwami Uwiteka avuga. Amen. Soreze mu ibaruwa ya Yohana, baruwa ya mbere ya Yohana ibice 3 ku murongo wa 7. Rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 3 ku murongo wa 7 haravuze ngo, bana bato, ntihakagire ubayobya, ukiranuka niwe mukiranutsi nk'uko uwo ari umukiranutsi. Amen. Mana, nanjye ndaguhimbaje kandi gutamba igitambo cy'ishimwe. Uri data wa twese mwiza, uri amahoro yacu, uri imbaraga zacu, uri ubugingo bwacu, uri ibyirato by'abera, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Utwemereye guterana uku nguku, Umwami Imana yacu. Muririmbye niwe wavuze ngo, Mana yanjye komeza unjye ufasha ngo utarambere nteze icyo umbwira. Avuga ngo kandi nunakimbwira mpe guhora nizeye ijambo uvuganye nanjye. Urakoze mukozi w'umuhanga. Bwoko bwawe turagandagaje, dushaka kumva icyo uvugana natwe. Dusabye imitima ikingutse kugira ngo ijambo ryawe ibone icyicaro muri twebwe, kandi rikora umurimo waritumye, kubera ko ritazagaruka ridashoje icyo waritumye. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Dukomeje kunaniza imbaraga zose z'umwijima mu izina rya Yesu Kristo. Duhamagaye imbaraga z'Imana, ubutatu bwera bw'Imana bubane natwe. Urakoze cyubahiro, ngwino usobanurire ijambo usumbagiye umwana w'umuntu. Sinarivuga nkawe nyiraryo, warihumetse, warivuze, waryandikishije. Iyo mpamvu nkeneye ku Mwuka Wera ambashisha rwose. Urakoze, ndagushimiye. Cyubahiro nikoze bibi byawe mu izina rya Yesu. Amen. Dushimiye Imana Data wa twese, Mana umugenga w'ibihe, watwemereye akadukingurira amarembo, akemera ko duterana. Narivuze ngo akemera ko duterana. Haleluya! Hari igihe tutabihaga agaciro, hari igihe twabonaga ari itegeko, twabona ko ari bisanzwe, ariko hashimwe Yesu twemereye guterana. Yesu ashimwe cyane. Dushimiye itorero baduhaye ikaze, bakatwemerera, bakaturarika ngo tuze kubana namwe. Imana ibishimirwe. Hanyuma nagize umugisha, nabonye abavandimwe, nabonye bene data, yo ndi hano mba numva ndi iwacu. Imana ibishimirwe. Imana ishimwa. Nabonye Mzee Celestin Masentre, n'umuvandimwe, kandi Imana yakoze ibikomeye kuba gihumeka, ni igitangaza gikomeye. Imana ishimwe. Nababonye ba Polineri, Imana ibaha umugisha. Nababonye ba Maidaspe, abantu biwacu Nyamata. Nababonye, Imana ibaha umugisha. Nabonye presidente wa korali Oziana, na hano ndi inshuti ya korali Oziana. Nabonye benshi bo muri Oziana. Imana ibaha umugisha natwe. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma ndi umubyeyi ukuze nk'uko mubibona, mfite abana, mfite abakwe n'abakazana, mfite abuzukuru. Ndabishimira Imana. Ndi umukristo rero, nteranira Kabugavire. Mpamaze igihe kitari kinini cyane, n'umwaka n'amezi yandi makeya. Ubundi nari nturutse Nyamata, niyo mpamvu mubise mvuga abantu b'Inyamata benshi. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma dushima Imana, umutware yaratashye, size igihe kinini yatashye
kuva mu 2002 yansigiye abana. Ndashimira Imana rero ko Imana ikibarinze. Yesu ashimwe cyane. Twabonye abakozi b'Imana bari ku iwacu Nyamata, namubonye Papa Beni, Imana imuhe umugisha, namubonye Pastor Charles, nabo bagiye badusura iwacu Ikabuga, Imana ibahe umugisha. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma tudatinze turagira ngo tuganire ijambo ry'Imana akanya gato nkuko Mwuka Wera ari butubashishe. Nta bishyashya tuzanye, nta bitangaza tuzanye, ahubwo tuzanye ijambo ry'Imana musanzwe mufite. Yesu ashimwe cyane. Dusomye ijambo ry'Imana aho duhereye n'umuhanuzi Yesaya, avuga mu bintu bisa n'igisigo cyangwa se indirimbo, aririmba indirimbo mu cyimbo cy'Imana. Aravuga ngo reka ndirimbire umukunzi wanjye, ndirimbe. Doke yari afite amaganya, ababazwa n'ibintu biriho, ababazwa n'ibintu birimo birakorwa. Imana yari ifite umubabaro nk'uwo Imana ifite muri iki gihe cya none. Aravuga ngo umukunzi wanjye yari afite uruzabibu, hanyuma urwo ruzabibu ntiyapfuye kurutera. Bibiliya iravuga ngo ararutabirira, ararucukurira, akuramo amahwa, akuramo indi mizi yindi ayikuramo. Arangije murimo buhinga neza, arangije atoranya imbuto. Ntabwo yapfuye gushyiramo imbuto abonye, yaratoranije. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma amaze gutoranya iyo mbuto, araza ayitera aho hantu ngo acukura urwina, ararufumbira, aterekamo iyo mbuto nziza y'uruzabibu. Arangije ategereza ko rizera imbuto nziza, ngo ariko atungurwa nuko rweza indibu. Arababara. Imana idufasha. Imana irababara. N'uyu munsi ndagira ngo mbatangarize ko Imana ibabaye. Imana ifite agahinda. Imana ifite agahinda gakomeye. Imana ifite agahinda. Korari ivuye hano bararimbye, baririmba neza, Imana ibaha umugisha, bavuga imirimo Imana yakoze. Ni ukuri Imana nta rubanza ifite kuri twe, ahubwo nitwe dufite urubanza imbere y'Imana, kuko icyo yari gukora cyose yaragikoze. Icyo yari kudukorera kidukoreye. Mwene data ashimye Imana. Avuga ukuntu Yesu yamuhinduriye, avuga ukuntu yajyaga guterekera, iko Yesu yarahamukuye. Aha iyo tuvuze ibintu Imana yakoze twitera hejuru, kandi twese uko tungana hari imirimo ikomeye Imana yakoze. Yesu ashimwe cyane. Hari imirimo ikomeye Imana yakoze, hari imirimo ikomeye yakoreye Abanyarwanda by'umwihariko. Hari imirimo ikomeye yakoze. Ariko nubwo yakoze iyo mirimo, Imana ifite agahinda. Nubwo yakoze iyo mirimo ingana ityo, tukaba dusa dutya, tukaba tumeza, tugeze aho tugeze, tukaba twicaye aho turi, tukaba ukuri n'ukundi. Imana irababaye, iri kwicuza. Imana imaze iminsi yicuza. Imana imaze igihe ihura n'ibyago. Abanyarwanda ngo twahuye n'ibyago, turacyanahura nabyo, ariko Imana nayo imaze iminsi ihura n'ibyago. Yahuye n'ibyago mu gihe cya Nowa. Imana igira agahinda, irababara, ibura n'uwiganyira. Imana irababara, igira agahinda, irababara, ibura uwibwira. Ariko igize umugisha, ibona umugabo witwa Nowa, iramuganyira, imubwira umubabaro wayo. Mu isi yose igihe cya Nowa yabonyemo Nowa wenyine. Ntabwo ari muri paruwasi, nubwo ari mu itorero runaka. Mu isi yose mu abantu bari babi, ngo bibwiraga nabi, ngo gukora kwabo kwari kubi, imitekerereze yabo yari mibi gusa. Imana irababara, ngo bari abanyarugomo ruteye ubwoba, kandi bari abantu bigatanya banini bateye ubwoba. Yafataga umuntu, yafata mu ijosi, amaraso agaturuka mu kanwa no mu mazuru no mu matwi no mu maso, ahantu hose hari umwe, kajugunya hari intu. Bakora ibyaha kugeza ubwo Imana yaremye umuntu ikamureba mu ishusho yayo. Imana irababara, yicuza icyatumye irema umuntu, iricuza.
Imana igira amarangamutima nk'ay'umuntu. Amarangamutima igira harimo n'ukwicuza. Imana iricuza ibura n'uwibwira. Buri muntu iganyira mu cyunda avuga ngo nukuyaga ibura uyagira. Ibura iganyira. Igeze umugisha ibona umugabo umwe witwa No. Namubwiye ngo Nowe herezo ry'ibifite imibiri byose rije mu maso yawe. Bango ngiye gutsembaho ibintu byose naremye kandi nyirayo bazana n'umuntu. Nagira ngo mbatangarize ko nuba Imana irababaye iri kwicuza icyatumye irema umuntu kandi umuntu ntizamutsemba wenyine azajyana n'ibyo yaremye cyane ko ibyo Imana yaremye byose mubona yari yarabiremeye ikiremwa muntu. Naratangaye muzi kuko yaremye inka ariko ikiri kugeza uyu munsi. Uko Imana yaremye impyisi niko ikiri. Ko Imana yaremye ingurube niko ikiri. Tagiye ko yahaga ingurube n'uyu munsi ingurube yanituzizira racyayubaha. Here nuko imbaba niko ikimenyimenyi. Uzasome mu Itangiriro Nowa amaze kubaza inkuge. Bibiliya ivuga ngo Nowa Imana amubwiye ngo yinjira mu nkuge. Hanyuma n'ibyo nizo nyamaswa izizira ebyiri n'izitazira zirindwi zose zitwara karasisi Chantal. Zikora karasisi zinjira mu nkuge. Zinjiramo nta nkoni nta kingora kubitanguje. Zose zasanze uzasome zisanga Nowa mu nkuge. Zose kandi ahari ebyiri ntabwo hagiye zirindwi hagiye ebyiri. Nahagombaga kujya zirindwi ntabwo hagiye eshatu hagiye zirindwi. Zinjira mu nkuge. Imana idufashe. Bwira Nowa ngo Nowa we herezo gifite ibintu byose rije mu maso yanjye. Ngiye gutsemba umuntu naremye n'ibyo naremye byose ngiye kubitsemba. Bambwira ngo none Nowa bazi inkuge. Nowa bazi inkuge. Ni igitangaza. Nowa yaranejeje. Niba hari umuntu uri kunezeza nkumva bana we Nowa ari kunezeza. Umuntu wakiranuse isengero zidahari. None abantu ngo baguye ngo isengero bazikinze ntabwo wari uriho. Ntabwo wari wibereyeho. Nowa yakiranuse nta rusengero. Akiranuka nta pastor. Akiranuka korari Shalom idahari. Akiranuka nta Hoziyana. Arakiranuka nta muvuga butumwa nta konseri. Arakiranuka nta byuma. Arakiranuka nta mavuna. Kiranuka ntaho basengana. Umusaza twarasenganye igihe kinini cyane. Nowa yakiranuse nta muntu bafatanyije. Arakiranuka Imana ijigira amahirwe biramubonye imuganyira amaganya yayo. Rangije avuga ati bazi inkuge. Naratangaye. Imana imaze kumubwira ibipimo Imana irigendera. Mara imyaka 120 itaragaruka. Nowa agikora iby'Imana yamubwiye. Haleluya. Nowa agikora iby'Imana yamubwiye 120 irashira. Hagati aho habayemo ibintu byinshi. Hari abantu bamusanze bati muzeuri akora iki? Ati nimo ndabazi inkuge. Ati bimeze gute? Ati Imana yarambwiye ngo imvura izagwa. Bamwe bakamufasha abandi bati yasaza abandi iyo myaka 120 yari irimo byinshi. None ngo isengero ngo bazikinze ngo barokore barara mu kabari. Ntiyarari. Ntaho yarari. Ntaho yarari. Irihira kuri akarido. Bintu bigiye kwicangura. Bintu bigiye kwicangura, bigiye kwicayura. Bigiye kwicayura. Igufwa rigiye gusanga iryaryo. Muhumure. Irasanga iryaryo. Yesu ashimwe cyane. Ari mbabwiye ko Imana imaze iminsi igira ibyago. Nowa amaze kwinjira mu nkuge ntabwo ndi bubabwire sindi bubitinde bo mubize kundusha mwarabibwirije abandi mwarabibwirijwe murabizi mwarabyisomeye. Hanyuma bamaze kwinjira mu nkuge ariko naratangaye badi hari uko navuga butumwa tugira defi imwe gwe twabwirije ntiyagira abahaguruka ngo bihane ubwo ngo ntabwo tuba twabwirije. Nowa yabwirije imyaka 120 hakijijwe abantu 7 bo mu rugo rwe. Ni ukuri kose bari 7 parno 7 nawe wa muna 120. Maze iminsi mbwira abantu ngo ntabwo Imana iri gukorera ku bwinshi bw'abantu cyane ko n'ubundi Bibiliya ivuga ngo zatoranye intama mu ihene ngo intama zijya iburyo ngo
ihene ngo zijye ibumoso. Kuva mvuka kugeza uyu munsi nasanze umubare w'intama uhora uba mukeya. None murashaka ikivunge cya heza? None se nimwumvise uyu mugabo nawe abaye umwe mu isi yose, umwe hanyuma abwiriza abandi bo mu rugo rwe 7 babaye 8, ntibyabujije ko ari imbura isi yo kwano. None ubu hari inyigisho zaje ngo ntabwo Imana ngo yatsemba abantu yaremye. Muri ya mbere isi ntabwo ari iya mbere, ntabwo ari iya mbere. Imana idufashe. Somye ijambo ry'Imana asanga amakuru mu gitabo cya Esiteri, asanga amakuru y'umugabo witwa Hamani wagiye gutanga amakuru ku mugabo Ahasuwerusi ku mwami. Aramubwira ngo hari ubwoko buke bwatataniye muri iki. Ubu bwoko buhora ari buke. Haleluya! Buhora ari buke, ntuzashaka ubwinshi, buhora ari buke. Ubwoko buhora ari buke. Yesu ashimwe. Avuga ngo ubu bwoko amategeko yabo ntahura na yacu. Bahora batugora ibyacu ntabwo babyemera. Ariko ubwo buke Yesu ashimwe cyane. Kandi Imana ibahozaho umutima, nubwo abantu bahemutse, nubwo abantu bandavuye, nubwo abantu bakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka bakaba bakabije iby'ubugoryi, ariko ubu bwoko muhumure burahari. Mugabo umwe yigeze kuvangirwa yitwa Eliya, arebye abona barashize, avuga ati karabaye barashize, nijye usigaye genda. Aravuga ati humura Eliya, hari uduhumbi 7 nazigamye. Haleluya! Nagira ngo mbabwire ngo 7 turahari. Nubwo mubona bisabije. Jaburi nasomye igitabo cya Hosea 18 ku murongo w'8. Aravuga ngo Isirayeli yarayongobejwe. Ngo none ngo ari hagati y'abanyamahanga, ngo y'amahanga ngo ameze nk'ikibindi kigabana bose. Isirayeli yarayongobejwe. Arivuze ngo Isirayeli yarayongobejwe. Imva n'imvano yihe ngo nuko yivanze n'ayandi mahanga. Hanyuma ngo mumaremo imbaraga ngo asigara ngo yeremeza imvi z'urutaruta. Ngo kandi nta makuru yamenye. Nyuma yaho ngo yarayongobejwe, mahanga aramuyongobeje, ngo maze asigara ameze nk'ikibindi kigawa na bose. Ariko Isirayeli we urambabaje muri iyi minsi. Ikibindi kigawa na bose ukigeze wese arashota. Ubu kubera ko ikibindi kiri kugawa na bose umuntu wese agifite ijambo. Ariko Uwiteka azakigarukaho. Kibindi azakigarukaho. Azakigaruka kandi azakibumba uko ashaka. Imana ibishimirwe. Yesu ashimwe cyane. Ari mbabwiye ngo Imana imaze iminsi igira umubabaro mu gihe cya Nowa. Hanyuma Nowa amaze kwinjira mu nkuge n'ibyo yaremye, arangije yohereza imvura, azibura amasoko y'asi no hejuru, ibyo murabizi. Hanyuma abantu barashira, Nowa arokokana na ba bantu biwe 7 na za nyamaswa murabizi. Hanyuma baragwira. Imana iramubwira ngo sindi bubitindeho, ngira ikigisho cyabyo ubwabyo. Abwira uko Imana yabwiye Nowa tubaze inkuge, ukiraho inzu yo hasi niyo hagati niyo hejuru, hanyuma ushyiramo ibyo kurya, hanyuma uzashyira idirishya hejuru, hanyuma nuyisoza uzashyire n'umuryango mu rubavu. Mfite ikigisho cyabyo murabizi. Hanyuma Nowa bigenza atyo, inyamaswa zinjiramo n'ibizitunga bijyamo igitangaza. Impyisi zijyamo 2, ingurube zijyamo 2, njangwe hajyamo 2, ruziramire rujyamo, n'ibindi bikoko nawe uzi n'imbogo n'iki byose. Hanyuma ntabwo yigeze mubwira ngo ashyiremo toilette. Nta toilette yari irimo. Bivuga ngo uwo mwuka wari uri muri iyo nkuge nawe ukurure kuri uwo mwuka wari urimo. Ariko nubwo uwo mwuka wari urimo, hari itegeko ko atagomba gusohoka mu nkuge, kandi nuri mu nkuge atagomba gusohoka, kuko yari gusohoka umwuzure wari hanze warushaga uwo munuko uri muri iyo nkuge ububi. Ntabwo mubyumvise? Uyu munsi niko bimeze. Mu nkuge harimo umunuko, harimo umwuka utari mwiza. Mu nkuge harimo urusaku, harimo inyamaswa zisakuza, harimo ibiziramire, harimo ingurube, harimo ingona. Kandi igitangaza, muzi ko ingona yagiye mu nkuge ntipfe, kandi ubundi ivuye mu mazi irapfa. Ariko ntabwo yapfuye, ntabwo mu gakiza bapfa. Yesu ashimwe cyane. Urwo rusaku rwari ruteye ubwoba, wa munuko wari urimo wari uteye ubwoba.
ariko itegeko nawe yagomba kuba hehe mu nkuge. Imana idufashe, ibyo n'ubibiri kwabyo. Imana nayo mbabwiye ko imaze iminsi igira ibyago nyuma yo kurokora Nowa nabo bari kumwe bo mu nzu ye, isi yose imarwa n'amazi. Imana idufashe. Nowa asohotse imuha umugisha ati ngaho genda wororokera, imubwira ko bazukwira isi. Amaze kuzukuruza umwuzukuru ati no, nta mpamvu yo gukwira isi, uze twiyubakira umunara. Nta mpamvu yo gutatana, uze twiyubakira umunara, tuzamuke twubake izina. Twubake izina, tuzamuke tugere hejuru, dusanga Imana. Imana idufashe. Abakoze iki? Banyuranyije n'ubushake bw'Imana. Nahoze soma kare, niba nsoma ubusobanuro bw'ibyaha, bw'icyaha icyo ari cyo, nakuyemo ibintu bibiri nubwo biri mu magambo 5. Harimo gukora icyo Imana yakubujije no kudakora icyo Imana yagutegetse. Ibyo bintu bisobanura bikombiniye hamwe bikaba ari ubwigomeke cyangwa se ubugome. Imana idufashe. Imana ati mugende mukwira isi, ni muri odatoya, uze twiyubakire umunara muremure, nta mpamvu yo gutatana. Twiyubakire tugere hejuru, twiyubakire izina, tuzamuke. Uyu munsi abantu bashaka kwiyubakira izina kandi bararyubatse, baryubatse mu byaha, bararyubatse mu manyanga, bararyubatse mu buriganya, bararyubatse mu busambanyi, bararyubatse. Ariko nubwo baryubatse, Imana irahari. Imana idufashe. Imana itugirire neza. Uwo mwuka wa Nimurodi n'uyu munsi urahari. Aho ijambo ry'Imana rivuga ngo umugabo azasiga se na nyina, bane n'umugore babane ibuziraherezo. None ntabwo hari ukubana n'umugore n'umugabo, ahubwo barahira bavuga ati no, umugabo agomba kubana n'undi mugabo. Hanyuma umugore abane n'umwuka wa Nimurodi ukizenguruka isi. Imana idufashe. Imana itugirire neza. Ngo mubone ibiriho bifite inkomoko, abantu bababaje Imana. Imana irabirebire bijye Nimurodi arimo, barubaka, bari bafite ubushobozi, nabiki gihe barufite. Barubaka ubushobozi, ngo ururimi rwari rumwe, barazamuka, ariko Imana iravuga ati babyubaka ariko nzabisenya. Tangazo n'ubu ngubu irahari, izabisenya. Hari n'ebyiri kunyeganyeza ndi kubona. Muhumure, izabisenya. Ikintu cyose kitubatswe n'Uwiteka zagisenya. Imana idufashe. Ravuga ati Nimurodi we, nanjye ndabishenye. Imana irabisenya. Barakomeza agira ngo hari abantu bazayubaha. Igihe kiragera, Imana igeze igihe ibona Aburahamu abishuti y'Imana, amenya Imana, murabizi. Muha umugisha, muha amasezerano, murabizi. Igihe kiragera imugira ubwoko nk'uko yabivuze. Imana idufashe kandi tugirire neza. Hanyuma igihe kigeze, Aburahamu arabyera uko Imana yamubwiye. Cyaraba abahungu, murabizi, byaramuha Isaka akomokaho ya miryango 12. Miryango 12 nabo murabizi ko Aburahamu ubwo yari ku gitambo, yaje kugeza igihe ku kirengarenga cy'izuba, biravuga ngo arasinzira. Imana iramubwira ati rero ugikoze ibi ngibi, zana ubwoko bwawe kujya mu mahanga. Ubwoko bwayo buzajya mu mahanga kandi buzakoreshwa uburetwa. Ibintu ejo bundi nabitekerejeho ndatanga. Abanga ubwoko bwawe buzajya mu mahanga, buzamara imyaka 400, buzakoreshwa uburetwa bukomeye. Abanga ariko iryo shyanga rizabakoresha uburetwa, nzariciraho iteka. Mujye mwitondera ubwoko bw'Imana. Hari ibintu mudakwiye kwinjiramo, mubirebe, mubirekeraho. Amubwiye ngo iryo shyanga rizabakoresha uburetwa, nzariciraho iteka. Igihe kiragera, Yosefu aravuka, igihe kiragera ararota, igihe kiragera baramugurisha, igihe kiragera agira mu Egiputa, igihe kiragera bakuru be bamusangayo, ntabwo mbitindayo. Igihe kiragera babaho, baragwira babisanga rinini. Farawo wari uriho ababonye avuga ati ubu bwoko bumakabuje kuba bwinshi, none bazadutwara igihugu. Ngo babigira inama.
avuga ati muze tubakoreshe uburetwa. Agira ngo mbatangarize ngo isi y'umwijima yatwigiye inama. Ubwo mutabizi ibintu abantu bari kubona bakavuza induru, tukagira ngo ni ibyina, hari ahantu biba byakomotse. Bagati muze noneho tubagira umuhungu wese uzavuka ujye mumwica, mukobwa uvutse umureka abaho. Imana ikorera muri Shifura na Puwa. Imana ibaho umugisha, Imana ibaho umugisha. Agira ngo nkubwire ngo kubwo umugambi w'Imana, Imana ifite abantu yabitse ahantu zagenda izana umwe kubwo umugambi wa. Haleluya. Ababyaza babiri Shifura na Puwa birengagiza itegeko ry'umwana, barakora abantu kubwo umugambi w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Nami rongera atera ati no bigenze bitemwe ababyaza bako tukibona abahere burayo bakita hano. Nibitse bigenda bite, bavuga ati si abantu nk'abandi. Muvuge ngo si abantu nk'abandi. Narimbuze ngo abakiranutsi si abantu nk'abandi. Si abantu nk'abandi. Si abantu nk'abandi. Nubwo hari igihe bashatse kumera nk'abandi, bavuga ati mutwimikira umwami tumere nk'abandi, ariko ubundi si abantu nk'abandi. Avuga ati ntabwo bameze nk'abanyegiputa. Iyo baramuswe gusa bajya kugera ku ibyariro bamaze kubyara. Avuga ati mbo none ngo bimeze bityo. Noneho rero abavuka mujye mubaroha mu ruzi. Muzi uruzi rutumariye abana, nta makuru mufite. Ruzi rumaze abana, isi tumariye urubyaro, tumariye urubyaro. Nabaje muri inkuge barashaka gusa nabo hanze bari muri urwo ruzi. Abari bageze mu nkuge barimo barakura mu ikirenge bashaka kujya muri urwo ruzi. Mani tugirire neza. Bagata umuhungu uvutse mujye mumujugunya mu ruzi, kobwa mumurekabeho, ariko abandi bajugunye mu ruzi. Nari ngize ngo mbabwire ngo uruzi rutumariye urubyaro. Tangaza kandi kibabaje giteye ubwoba. Birababaje kubana n'umuntu wo mu nzu y'Imana ari gushaka gusa n'isi, kambara nk'isi. Hari tereme iri hanze bavuga ngo runaka ngo ni isi igenda. Bajya muyumva ngo runaka ngo ni isi igenda. None nabo mu nzu y'Imana barashaka gusa n'isi, ariko nta mugayo, barayongobejwe. Barashaka gusa n'isi, barakora nk'isi, barasambana nk'abisi, bariba nk'abisi, bafite amanyanga nk'abisi, bari kugereka ingo ku zindi nk'abisi. Ayiwe anirengere abitore. Nani barengere. Ubwoko bwari buteje ikibazo burakomeza bubaho, bakoresha uburetwa bwinshi, ariko Imana ikoresha umugabo Mose barerewe kwa Farawo mo imbere, kubwo umugambi w'Imana ifite abantu. Yesu ashimwe cyane. Abizi ukuntu yahunze aragenda agiye ngiye Midiyani. Gihe kiragera Imana amuga ati numvise gutaka ku bwoko bwawe. Ntabwo ijye bukuraho amaso burundu, ihora yinginga, ihora itegereje ngo niyigambiriye kurimbura. Yesu atega amaboko akavuga ati data we, ahari runaka nawe yakizwa, buretse dawe, buretse. Mpamvu turiho ni ku bwa Yesu, mpamvu turiho ni ku bwa Yesu, mpamvu zitarubama ni ku bwa Yesu, mpamvu zitaramirwa n'umwuzure ku bwa Yesu, mpamvu itarayitwika ni ku bwa Yesu. Imana idufashe kandi tugirire neza. Hanyuma bakura mu Egiputa irabazana mu bintu bitangaje. Ntabwo ati nzabajyana mu gihugu nabasezeranije, hanyuma igihugu cy'amata n'ubuki. Imana imaze kubivuga iraza bibwira Mose. Mose aragenda arabibabwira, ntibamwumva kubera uburetwa bakoreshwaga na Farawo. Hanyuma ariko icyo Imana yavuze iba yakivuze. Rangije igihe kiragera, Farawo abyumvise abakoresha uburetwa bukaze. Muzi impamvu uburetwa bukaze muri iyi minsi? Nuko ubwoko bugiye gutaha. Haleluya. Muzi impamvu uburetwa bukajije? Nuko ubwoko bw'Imana bugiye gutaha. Baravuga ati reka ndebe abandi nasigarana nabo. Hanyuma igihe kigeze, ikabya uburetwa, ariko ntibyabuze icyo Imana yasezeranije. 430 iheze irabacyura. Mose abajya imbere
Imana irabayobora ibambutse inyanja itukura. Imana ishimwe. Bakurayo binangiye, kandi Imana yakunangiye umutima ntawe wamunangurura, burya narabibonye. Hanyuma barambuka, bamaze kwambuka mu mirimo myinshi murabizi, ntabwo mbitindaho n'icyabyo cyigisho. Bamaze kugera hakurya, mubare urimbuka wari utaruzura. Mubare wari utaruzura. Farawo ngo yikanguye, bamaze gushyingura ifura yikanguye, baramuga bati ba bagabo bagiye, ba Bisirayeli bagiye, bwa bwoko bwagiye. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma ngo barabakurikira. Iyo usomye ku Balewi 33 uhereye ku murongo wa 3, avuga ngo bahagurukira amasesi bashinze amajosi, basiga ifura zabo, basiga bahamba ifura zabo, bagenda bashinze amajosi. Yesu ashimwe cyane. Baragenda ariko bibagirwa iby'Imana yavuze, bibagirwa imirimo babonye uko Imana ibakuje amaboko akomeye. Bageze hakurya umubare uruzura, ari uko ingabo zari kuzuza umubare wagomba kurimbuka. Farawo avuga ati bari mubakurikire ngo amagare n'ingabo za Farawo baraza no ku nyanja. Imana yambutse ubwoko bwa Isirayeli, abandi nabo barabakurikira. Bose bararengerwa, buryo umubare wari wuzuye. Abanyegiputa bagomba kurimbuka baba baruzuye. Hanyuma Mose ngo abibonye amaze kwambuka, arebye ikibaye ngo araturika araseka. Haleluya. Mose ngo araseka, ngo araseka igitwenge cy'urumenesha. Miriyamu nawe ngo abyumve mushiki we wajya munsi y'igiti cy'ubuhanza arahanga. Ako kanya kandi ahita yisohora, avuga ngo nimuhimbaze Uwiteka kuko anesheje bitangaje. Avuga ngo ifarashi n'uyihetse bose. Yesu ashimwe cyane. Iyo babibonesha amaso yabo barakomeza, bageze mu butayu. Bageze mu butayu, Imana ibatungira, ibagaburira ibyo kurya byatekewe mu ijuru, abagaburira ibyo kunywa. Barakomeza, ariko bageze imbere hari ikintu cyari cyakozwe kidasanzwe kandi n'ubu kituzengereje. Bibiliya iravuga ngo Abisirayeli bahagurukanye ngo n'ikivange cy'abanyamahanga menshi. Kivange cy'abanyamahanga menshi. Muzi icyo cyari gishinzwe? Cyari gishinzwe gukumbuza Abisirayeli Egiputa. Nta kindi icyo kivange cyari kimaze muri ubwo bwoko bwa Isirayeli. Bari kugira ngo bakumbuze Isirayeli Egiputa. N'uyu munsi hari ibintu bitango. Vuga ngo runaka ngo arakora ibintu ni ikivange. Nimukaruhanye. Ni ikivange cy'abanyamahanga menshi cyavuye mu Egiputa, kiraza kiri hano, naha kirahagera, nahariya kirahicara, naha kirahari, nahariya kirahari. Ni ikivange cy'abanyamahanga menshi. Agiraga mbere ati dukumbuye amadegede na tungurusumu. Abisirayeli bati natwe dukumbuye amadegede na tungurusumu. Agira mbere batareka Imana itwica tukicaye ku nkoro z'inyama. Isirayeli ati natwe iyo dupfa tukicaye nicyo kiva. Bibiliya sivuga ngo iki, ntivuga ngo ni 5 kuri 5. Muri 5 b'abanyabwenge na 5 b'abapfu. Bose bari hamwe barimo baragenda. Harimo abashinzwe gukumbuza aho wavuye. Harimo abashinzwe kukubwira ngo ucyabe kureba ibyo wasize. Imana idufashe. Imana igenda ireba ibyo barimo we, batangira kwivoba bati Uwiteka dukuriye iki mu Egiputa, reka tugapfirayo. Mu Egiputa nta mva zari zihari. Bati Mose batuzaniye iki, bagenda bivovota. Mwivovota wamwisha Imana ikabarimbura. Igenda ibica. Bagera mu nzira bakivovota ikabibabonye uburyo. Bagera mu nzira ariko Mana we, abandi bo bakabonye ububasha. Ndabyibuka abamareki ibyo babakoreye mu nzira, ngo bagenda babica umugenda. Ariko amareki we, utumereye nabi kwe. Genda ibica umugenda, basigaye mu nzira igenda ibica, basigaye bakoze kabica, genda ibica. Imana iravuga ati ariko ati nzakuraho kwibuka kw'abamareki. Imana idufashe. Irabatwara, irabagaburira, irabatwara. Muraho muraririmba ngo ni ukuri yarabikoze, nta kitakoze. Yarakugaburiye, yaratwambitse, imfubyi yarazireze zirakura, tagiraga shinge na rugero, yabahaye shinge na rugero, batagiraga kivugira. Mana yarabavugiye, ariko ibyo byose
bararushye bararembekereye umugani wa rya jambo bantu barahonjose bibagiwe Imana yakoze. Abajyana genda bivovota barushya Mose, ariko Mana mujye musengera abantu ba Mose. Bamurati waduhaye amazi kamumera nabi bagatora amabuye kujya kumutora. Mose akiruka agasanga Uwiteka ati bwa bwoko bwawe buhato bakantera amabuye hari yabuze gatoya. Mana iti genda ubwira igitare kivamwe amazi. Mose agenda nk'umwana w'umuntu hanyura muri iryo kirabwe ati mwa bwoko butagonda ijosi mwe mwari mazi uko jewe na Aroni tubasha kubakurira amazi muri iki gitare. Mana ati ubu imbaraga zanjye urazihaye nawe ntuzagerayo. Aragenda igitare kivamo amazi. Imana ni nyembabazi, nubwo bikora mu manyanga inyungu urayibona, nubwo bikora mu manyanga irakureka ugatambuka, ariko byose izabiguhanira kubikurikirana. Imana idufashe. Igihe kigeze bageze i Mowabu, Imana ibwira Mose ati Mose zamuka kuri iriya misozi ya Tabora maze ugende kuri iriya Pisiga urebe igihugu cy'ikanani ukirebe ukitegere kirebe, utazagenda uvuga ngo nta gihugu gihari. Mose arazamuka agenda akitegereza avuga ngo yo ngo mbega igihugu cyiza ngo Uwiteka ngo nyemera akanya gato ngo ngereyo. Ambwira ngo ntihongere kumbwira iryo jambo. Ambwira ngo ahubwo manuka ugende utegure mugaragu utegure Yosuwa asigare mu cyimbo cyawe, hanyuma nurangiza uzamuke ku musozi upfire kuko utagaragaje kwera kwanjye hagati y'ubwoko bwa Isirayeli. Araza ategura Yosuwa ubwira ko ari Uwiteka yatoreje kugira ngo azageze igihugu ubwoko mu gihugu cy'isezerano. Yangije abwira Abisirayeli, abarabwira amakuru, ababwira uko bahagutse mu gihugu, ababwira amasezerano yose Imana yabasezeranije, ababwira iby'Imana yagiye ikora, ababwira uko yabagaburiye bakarya bagahaga, ababwira ukuntu imyenda itabasaziyeho, ababwira ukuntu yabanye nabo, ukuntu igicu cyabagendaga imbere, ababwira uko yabahaye amazi. Arabwira ati maze none mugiye kujya mu gihugu rero Uwiteka yabasezeranije, ariko muramenye nimukigeramo muzirinde kurya mugahaga mukibagira. Ararahiye ati ntabwo tuzabikora. Mose amaze kubikora arazamuka arapfa. Amaze gupfa ubwoko bwa Isirayeli akanya gatoya, akimara kuhava akanya gato baba baribagiwe. Imana idufashe. Baba baribagiwe. Mbere ho gato ngo bageze mu gihugu cy'i Mowabu bari bamaze gukora ibintu bikomeye cyane ku mwami w'i Bashani, maze ngo barambuka bageze i Mowabu. Mwami w'i Mowabu abibonye ngo agira ubwoba, yumvise amateka y'ibyo bakoze, avuga ati igihugu kigizimagije igihugu cyanjye nzabacaye ko numvise imbaraga zabo n'ukuntu Imana yayibana nabo. Ahamagara Baraki ngo azabavume. Baramu ngo araza, Baramu ngo amaze kuhagera agiye kubavuma ngo abitegeye yajya kubavuma akabasabira umugisha, akamujya ku yindi mpera yabitegera yajya kubavuma akabasabira umugisha. Baraki ararakara aramubwira ati Baramu we ibyo ukora ni ibiki? Avuga ati ubu bwoko nawe ntiwabushobora, ni ubwoko butuye ukwabo, ni ubwoko muri bo nta bugoryi burimo, muri bo nta bupfumu nta kuraguza, ahubwo Imana yabo iri hagati muri bo nibajyana kandi bunze hagati muri bo meze nk'intare. Haleluya. Iyi ngore iri bunze hagati y'ibyana byayo, avuga ngo ninde wayivumba? Ambaye ikireze ntamenya ko kera, ntamenya ko kera. Kanya gatoya Baramu agira inama Baraki, ambwira ati buriya bwoko ntabwo wabushobora, kugira ngo ubushobora ahubwo kamugira inama. Amugira inama mbi y'ubugome. Ambwira ati buriya bwoko kugira ngo ubushobora, icyambere Imana yayo hagati muri bo, kugira ngo bashobore rero ambika abakobwa bawe ubusa, hanyuma bajye basura abahungu babo. Basura bakagirana ubucuti, nibagenda abakobwa bambaye ubusa bazababarikira hanyuma basambane nabo. Hanyuma n'abahungu bawe kandi bagende bajye bararika abakobwa babo. Turi Babuloni, ari Kinyarwanda umuntu agiye buri kuvuga. Hanyuma arabwira ngo nabo bazabararikira basambane nabo. Avuga ngo nibabigenza batyo Imana yabo izabavamo, izava hagati
benshi muri bo uzajya wabavuma bazavumika. Hari ibintu ndi kubona ariko intego ni ukugira ngo Imana y'ubu bwoko ibuvemo bajye bavumika. Byakire gutyo. Ibitabo bigorana gusobanura n'igitabo cya Daniel n'igitabo cya Yohana. Hambo Yohana yacyanditse ari ku kirwa cy'Ipatimo. Daniel nawe yari i Babuloni. Imana idufashe. Barambuka, Imana igenda ibica hagera abagabo babiri gusa, Yosuwa na Kalebu, kuko ngo nabo bari bafite undi mutima. Nababwiye ngo ubu bwoko buhora ari buke, ni buke. Nubwo uzi ko abantu bose bapfuye, hari ubwoko buke. Nubwo ubona wirenze ibyawe ukabuzi ko bose ariko bameze, hari ubwoko buke. Nubwo ubikorera mu murimo ukabuzi ko bose barikora, hari ubwoko buke. Nubwo wigize ruharwa, hari ubwoko buke. Barahari. Hari itorero rimwe nuba ari Gisarudi, niryo marayika aritumaho Yohana, yaramubwiye ngo babwire ngo ufite amazina make, batanduje imyambaro yabo, bahora ari bake. Aze kubwira ko mu ijuru si ikivange si ikivunye. Muri mwera buze ngo abagezeyo baragwiriye n'abandi bari mu nzira. Nubona bananiwe uzagira ngo bose bananiwe. Nubona uri kumwe na mugenzi wawe wagushije ukagira ngo bose baraguye. Ariko hari ubwoko buke burahari kandi buzagerayo byanga byakunda buzagerayo. Yesu ashimwe cyane. Ari nkubwiye ngo buzagerayo. Basoza mu bavuyeyo hagezeyo abagabo babiri, Yosuwa na Kalebu. Nibo bonyine bagezeyo ariko bagerayo. Hari ubwoko buzagerayo, hari umubare uzagerayo, kandi inzira banyuramo ntabwo ari kaburimbo. Mwerabuze ngo ni mu misozi, ngo ni mu mataba, ngo kandi aho hose niko harusha umutima. Ariko njye asaba Uwiteka kugira ngo afashe, vuga ngo Uwiteka ntatinda kunyumva. Ubwoko burahari ni bake ariko barahari. Cyampa muri abo bake ukabamo, cyampa muri abo bake nkabamo, cyampa muri abo bake tukabamo. Yesu ashimwe cyane. Yosuwa na Kalebu bagerayo, bagezeyo bagira gahunda yo kugabana imisozi. Barayigabana haza gusigara Heburoni. Icyo gihe ngo hari hakomeye cyane, bahitaga Kiriyataruba. Hari hakomeye, ngo hari abanaki bakomeye, ngo b'intwari. Utagira ngo kujya mu ijuru biroroshye, kuko uzi umugabo wavuye witwa Satani arahazi, azi ubwiza bwaho, ntabwo azapfa kukorohera. Rero ni ukurwana. Iyo mpamvu umuririmbyi yaririmbye avuga ngo wabatinyusa ibyago byose naza kurikira umwami Yesu. Avuga ngo bene uwo nguwo nta cyamurekesha iyo migambi yahisemo yo kujya mu ijuru. Avuga ngo bazi be bose ntabwo bamugarura. Haleluya. Ashoje avuga ngo iki? Ashoje avuga ngo habe wabwoba we, imunyihorere, namara amaje pe kujya mu ijuru. Bani irashaka iki? Shaka ko mumaramaza, shaka ko tumaramaza, batangarize ntabwo inzira tunyuramo ari kaburimbo, ni mu mahwa, ni mu mfatangwe, ni mu myobo y'mirajuru, ni hagati y'inyamaswa zihuma. Naho tunyura ariko tuca muri iyo nzira tugibwa. Haleluya. Muri wa 200 arimo avuga ngo izo ntwari za Yesu ngo zanyuze mu mibabaro ngo zizamukirayo. Avuga ngo ubu ngubu zigose intebe y'Imana zirimo ziramusingiza. Avuga ngo mwemi nanjye ufashe kugira ngo nyure aho abo ngabo banyuze. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo mureke duhara amagara, ariko nari nshatse kuganira n'umuntu uri muri ibi bintu abyiyitirira kandi atabirimo neza. Imana irimo kwandika abaye. Gira umwete wiyandikishe.
igihe turimo kwiyandikisha Shanta, ejo bundi numvise umwuka anganiriza ambwira ko ikintu cyose kigira imbarutso. Menya ko kigira imbarutso. Ibika ko Bibiliya ivuga ngo yewe Yerusalemu, yewe Betelehemu, nawe nturi mutoya, ngo kuko muri wowe niho umwami azavukira. Hanyuma igihe kiraba bigira imbarutso rero. Kaisari Auguste ariko ku butegetsi arategeka ati no, ubu rero umuntu wese agombe kujya iwabo ajye kwibaruza. Hariya ngo yari yibungenze ari hafi kubyara. Umuntu wese ajya iwabo ajye kwibaruza. Tegeko risharirira abantu nkuko rishaririye ubu ngubu. Rirasharira batari ku mwami na bari mu biki, Kaisari bari mu biki. Ubwo ari kuvuga ngo ni umuntu wese ajye kuyivuko. Niba iwacu kavukira niba ari ku Gikongoro, ubwo ngomba kujya ku Gikongoro. Uwibyumba akajya ibyumba, uwa Rusuma akajya Rusuma. Umuntu wese agomba kujya iwabo kwibaruza. N'ubu igihe cyo kwibaruza cyageze, nushaka wibaruza ngo bajya kwibaruza. Abantu barivovota ariko bakivovota bajyana intama kujya kugurisha ngo babone amatike, bakivovota bashora ibimasa ngo babone amatike kubajyana ku ivuko. N'ubu wivovota ariko ujya kwibaruza. Murabyumva? Mariya nawe nubwo yarimo yerera ari hafi kubyara, ariko yari ngombwa ko ajya i Betelehemu. Aragenda ageze n'intege nke z'umubyeyi ugejeje hariya, nawe murabyumva. Hageze asanga amacumbi yose yaruzuye, asanga nta hantu yabona icumbi. Ajya mu kiraro cy'inka, igihe nacyo cyari kigeze, igihe cyo kubyara kiba kirageze. Abamubyariye mu kiraro cy'inka, bamushyize mu muvure w'inka. Hanyuma amakuru ijuru rirayatanga. Haleluya, ijuru rirayatanga. Ndirimbo iraririmbwa bavuga ngo mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana n'amahoro abo mu Imana yishimira. Havuga ngo umucunguzi yatuvukiye. Yesu ashimwe cyane. Hari abantu b'abahanga by'inyenyeri bari barabimenye mbere, baza kuri iki inyenyeri. Inyenyeri irabazana bati rero iby'umwami barizwa ibwami. Bakatira kwa Herode. Bageze kwa Herode, Herode ati umwami yavukiye hehe? Undi ngo arikanga, ariko ngo bajya mu byanditswe basanga handitse ngo yewe Betelehemu, ntabwo uri muto muri bo niho umwami azavukira. Haleluya. Avuga ati genzi ko azavukira i Betelehemu. Bajya i Betelehemu. Nari nkubwiye ngo ikintu cyose kigira imbarutso. Birumva bake? Turi kumwe? Nari mbabwiye ko ikintu cyose kigira imbarutso. Niyo basanga hari imbarutso y'iki? Iyi ni imbarutso. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma reka twigarukire. Abisirayeli bageze mu gihugu bakibayemo, bamaze kukibamo, barariye barahaze, bararembekereye baguwe neza. Kanya gato bibagirwa Imana. Imana ibirebye irababara, Imana ibirebye icura intimba. Niho Yesaya yaririmbye avuga ngo reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo y'uzabibu bwe. Avuga uko yaruhingiye, avuga uko yarutabiriye, avuga ko yarufumbiye, avuga ko yateye mu mbuto nziza, ariringira ko rizera imbuto nziza, none rweza indibu. Avuga ngo nimunkize jyewe n'uruzabibu rwanjye, cyo nari gukora ni iki nkaba ntaragikoze. Avuga ngo abo ni bande? Ni Abayuda n'Abisirayeli. Abo nabiringiyemo ko bazera imbuto nziza, none nabasanzemo gukiranirwa, nabasanzemo imanza zibera, nabasanzemo uburiganya, nabasanzemo urugomo. None nimuncira urubanza. Icyo nari gukora ntakoze ni ikihe? Ni ikihe muroko? Ni iki Imana itakoze? Ukuntu yakurwaniriye, ukuntu yakureze, ukuntu wasigaye uri imfubyi, Imana ikakurera, Imana ikaguhagararaho, ukanyura mu butayu bukomeye, Imana ikaguhagararaho, Imana ikaguha izina utagiraga izina, Imana ikakubera umuhoza, Imana ikaguhoza, Imana ikagushibura ugashibuka nkaho ufite amashami uyu munsi. None ko wituye Imana kuyicumuraho no kuyihemukira, none ko wituye Imana kuyigomera, none ko wituye Imana kuyisuzugura. Icyo yari gukora itakoze ni iki? Imana iraganya, Imana irababara. Agira ngo babwire ngo n'uyu munsi Imana ifite umubabaro mwinshi itewe n'Abanyarwanda. Ntabwo ndi bujye mu mahanga kuko ntabwo ndiho, ndi mu Rwanda. Bani babajwe n'Abanyarwanda, umunyarwanda ku wundi, umwe ku wundi.
ndakunda. Tugirira neza idukura mu guterekera no kubandwa by'uriya muvandimwe yavugaga, ratuza ridushyira mu nzu yayo, turaririmba turanezerwa. None tuyituye kuririmba dusambana, none tuyituye kuririmba dufite abagore bageretse ku bandi, none tuyituye gukora imirimo, turi abanyamanyanga dutukishije izina ry'Uwiteka. None birangiye Israeli baye ikibindi kigabana bose. Mane dufashe. Ishaka ngarukira hano. Itekerezeho. Reba iminsi yawe ya kera. Uziye tugeze kuri icyo cyanditswe. Ngiyo nibutse iminsi ya kera. Ngo gakebuka imirimo yawe. Ngo nkibwira ibyo wakoze. Ngo nkurambura amaboko. Bandi bakagira ngo ni no kurambura gutya. Ni ukwitura ituro. Tekerezeho. Reba icyo ari Imana uyu munsi. Reba icyo gukorera Imana. Reba ibintu wayituye ubugome. Biravuga ngo ukora icyaha wese abagomye, kubera ko icyaha ari bwo bugome. Nivuga ngo uri umugome ntabwo nza kuba mbese. Abanyarwanda baragomye. Uyu munsi Imana yagakwiye kubibarizwa iwacu mu Rwanda, dushingiye ku mirimo yakoreye Abanyarwanda, tutagiye mu bagane n'Abanyakenya n'abaki. Imana yagahawe icyubahiro ku bwacu, Imana yagasingijwe ku bwacu. Ko nasomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli ibice 20 ku murongo wa 30, avuga ngo nashatse umuntu wo muri bo wahagara imbere yanjye mu cyuho ngo asa n'inkike, ngo ariko naramubuze. Ahera hejuru kuri 25 avuga mu bahanuzi ko yabuze umuntu, aza mu batambyi yabuze umuntu, araza mu bikomangoma ngo yabuze umuntu, ngo no mu baturage hagara imbere yayo mu cyuho ngo asa n'inkike, yaramubuze. Avuga ngo icyo gituma uburakari bwanjye rero ubagaruyeho ibyo bagiye imigenzereze yabo ikayihereza ku mitwe yabo. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Nshatse kuganira n'umuntu uri gukora ibyaha ari mu nzu y'Imana, nshatse kuganira n'umuntu uri gukora ibyaha kandi yaramenye ukuri. Bibiliya iravuga urwandiko rw'Abaheburayo ibice 10 ku murongo wa 26, havuga ngo kuko iyo umuntu akora ibyaha nkana yaramaze kumenya ukuri, avuga ngo nta kindi gitambo kiba gisigaye uretse gutegerezanya ubwoba umujinya uzatera ukarya abanzi b'Imana. Ora ibyaha ubizi, ubikora bigira nkana. Abantu ngo babaye basitari mu byaha, bitumye Israeli iyongobezwa, bitumye ikibindi kigaba mu mahanga, ikibindi kigabana bose. Israeli irambabaje, sigaye igabana bose. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Ndashaka kuganira n'umuntu wagiye ukubiri n'ubushake bw'Imana. Ndashaka kuganira n'umuntu Imana yagiriye neza ikaba imvo n'imvano yo gucumura ku Uwiteka. Bibiliya yavuze ngo Ezekiyeli yavuze ngo igihugu n'ikincumura, maze nanjye nkarambura ukuboko ngakuraho urwishingikirizo rw'umutsima. Avuga ngo nubwo haba harimo aba bagabo batatu, Nowa na Yobu nande na Danieli, avuga ngo abo bagabo bakize ubwabo bugingo gusa, kandi nkabarimbura. Yango ngubwire ngo Yohana arabivuga, avuga ngo bana bato ntihakagire ubashuka, ukiranuka niwe mukiranutsi. Ntuzandebere mu makanzu yera, ntuzandebere ku musaraba uraha, ukiranuka niwe mukiranutsi, nta kindi kirenga. Bazagushuke, bazakubeshya, ukiranuka niwe mukiranutsi. Avuga ngo abo bagabo batatu
bakiza ubwabo bugingo gusa. Nongere ngutangarize ko ngo bajyanaga i Babuloni n'abakiranutsi bagiyeyo. Ni ukuri bakuwe i Buyuda bajyanwa i Babuloni, ariko ijisho ry'Imana ryababayeho. Yesu ashimwe. Ijisho ry'Imana ryari bariho. Abantu bari bajyanye umutungo utimukanwa bitwa ba Danieli, barawutwara haba mu gikari bwami neza mu nzi bwami. We ntabwo yabanye na Ezekiyeli, yari mu nzi bwami, ariko hagiye hagera avuga ati ntabwo nziyandurisha byo kurya by'ibwami cyangwa vino mwami yanywa. Mugira ngo icyatumye yajugunywa mu rwobo rw'intare se ntizimurye no kubera iki? Ni ikintu yakoze akigerayo, yagambiriye ko ataziyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Cyo nicyo cyatumye ingoma zose uko ari enye zimusimburanaho zose zigasoza azemeje. Niwe mugabo nabonye wemeje Nebukadinezari, yemeza umuhungu we, yemeza Abamedi n'Abaperesi, arabemeza, yemeza Kuro. Ariko Mana, Danieli ndamukunda we. Buriya mu bintu Danieli yakoze, nababwiye ngo kubw'umurimo w'Imana mfite abantu yabitse. Buriya Danieli ngo mu bintu yakoraga i Babuloni, ikintu yakoraga gikome ni ukuburizaho imigambi mibisha bateguraga Abayuda, akayiburiza. Yesu ashe. Bana yavuze ngo abo bagabo nubwo baba muri icyo gihugu kimeze gityo, bakiza ubwabo bugingo gusa, nta wundi barokora. Agira ngo ubwe ngo ubugingo ni gatozi ku muntu. Yo munsi ushaka ukiranuke, n'udakiranuka birakureba. Hari abandi bamaramaje, bemeye kunyura mu nzira mbi zose, bemeye kunyura mu mifatangwe, bemeye guhinduka igitusi, ariko bagakiranuka kugeza ubwo basoza urugendo. Cyane ko nabonye iyi nzira. Pawulo yaravuze ngo mugere ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye nakigeze mu cya Kristo. Yapfuye ate? Muzi ko yapfuye se? Bamuciye igihanga, bashyinguye umubiri. Igihanga sinzi iyo Nero yakijya. Yarageze mu kirenge mu cya shebuja, bamanitse ku giti. None umuzi ko ari muri kaburimbo, ngo tukanyura muri kaburimbo, haza akantu kadakwiye n'umuyaga, gasanga abantu bandavuye, gasanga abantu bahemutse, gasanga abantu baramira ibyaha bunguri. Ariko nagira ngo babwire ngo ukiranuka niwe mukiranutsi. Mbere y'Imana nta ruswa, mbere y'Imana nta kiboneza mvugo, mbere y'Imana nta magambo. Pawulo abwira ngo iki Abakorinto, ababwira ngo ninzi wanyu ntabwo nzita ku magambo y'abishyashyarika, ahubwo nzareba imirimo yanyu, kubera ko bwami bwo mu ijuru ntabwo ari ubw'amagambo. Bwami bw'Imana ni ubwo gukiranuka, bwami bw'Imana ni ubw'amahoro, bwami bw'Imana ni ubwo kwishimira mu mwuka. Haleluya. Ubwo ntabwo nzita ku magambo y'abishyashyarika. Ntabwo Imana izita kuri ibindi kuvuga, umuntu wese yabivuga. Ntabwo izita ku baririmbyi beza cyane baririmba nkunda, ntabwo izabyitaho. Uzi ko ibyo Satani atatubuza kubikora, ntatubuza kubikora. Ikintu arwanaho ni imbuto. Databuja aravuga ati abo bose muzabamenyera. Ntabwo ari ukahanura inyenyeri zigagwa, muzabamenyera ku mbuto. Imbuto zamenyera ku mbuto, zamenyera ku mbuto. Si ikibazo, ibintu byarakomeye ubu ngubu. Abantu basigaye bapimira agakiza ku bintu. Mana yaguha ibintu wagiye gusenga ikakurundaho, kagira ngo ariko gukiranuka. Reka da, ibyo ni ibyinaha. Kimenyimenyi ntabyo tuzajyana. Yari nabiguhaye ngo bigufashe ku murimo, ntabwo yari biguhaye ngo bigufashe kugwa. Kandi ibi nta mugayo. Basogokuruza bacu Adamu na Eva bamaze gucumura, Imana ibahamagaye isanga bihishe. Havuze ati ninde wabwiye ko mwihishe? Ninde wabwiye ko mwambaye ubusa? Ati twasanze twambaye. Ninde bibabwiye? Mwariye kuri cya giti? Mugabo ati ni wa mugore. Ati Eva bite? Ati ni ya nzoka. Yarinze igera ku nzoka irindiye ko bari abagabo bihana, uriya mugabo n'uriya mugore, ariko nta wigeze wihana. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Ganira n'umutima wawe, reba inzira zigoramye, nurangiza uzigorore. Torero rigiye gutaha, torero rigiye kuva inaha.
rigiye kuvino, itorero rigiye kuvino, kandi nyiraryo batararihamagara. N'umwe yiyubaha cyane yitwa urupfu yaza. Urihe? Uhagaze he? Umeranye ute n'Imana yakurinze ikaguha byose byawe we, ikakwagura, ikaguha izina utagiraga izina, ikaguha ishusho utagiraga ishusho. Mubanye mute? Mumeranye mute? Imana ifitanye amakimbirane n'abantu ba. Imana ifitanye amakimbirane n'abo yari yarahaye umugisha. None Satani yabashutse ko gusubizwa egari gukiranuka, barakubeshya kandi ibintu utabicunze neza byakuyobye. Zaro iyo umaze igihe usenga, hanyuma ikintu wasengeraga ugahita ukibona, hita wumva uri umukiranutsi. Ndabeshya? Ariko siko bimeze, siko bimeze. Umukene ntiyajya mu ijuru. Kandi nasomye ijambo ry'Imana sanga abantu bagiye ni ba Lazaro, bifuzaga byibuze tuvungukira tuvuye ku meza y'umwana, ariko ngo bari buzuye ubuntu bw'Imana, bari buzuye gukiranuka. Imana ibasezerera amahoro, ajya mu gituza cy'Aburahamu. Imana idufashe kandi tugiriye neza. Ubanye ute n'Imana yaguteye iteka, ukura ahantu wari uri hakomeye, akuvuga ngo ntacyo uzimarira, agushota bati nk'iki cyasigariye iki, turutwa n'inda yavuye mu rutwa na runaka wagiye, iyo runaka asigara ukagenda. Ko Imana iguhagararaho, Imana irakubakira, iguha urugo, iguha akazi keza, iguha izina, ariko mwatandukanyijwe n'iby'Imana yaguhaye. Yaza ahantu ubungubu umugabo atakinyurwa n'umugore we, ngo hari umugore wo kuzindukana n'umugore wo gukorana. Hari umugore umuntu yafatana urugendo n'uwatafatana urugendo. Abagore nabo ngo hari abana batoya, sinzi uko bafite izina baryita ry'ubupagani, ntaryo mvuze, ku buryo umugabo atagihagije ashaka undi ku ruhande. Geze mu rwego rurenze, ruteye ubwoba, bw'ubwami bw'isi bumaze gutegura neza. Abantu bakagura imashini zibahagarara mu cyimbo cy'abagabo. Sambanyi bw'indenga kamere, umuntu aba ari mu Rwanda agasambana n'uri muri Amerika. Birarenze, bigeze ku rwego umuntu ari gusezerana n'ingona, witwa akahagarara Imana akabiha umugisha. Bigeze ku rwego umuntu asambana n'inyamaswa. Bigeze ku rwego kuvuga uri umuhungu ngo bitakiri ihame, mwanya wose wagenda ukajya mu ruganda bakaguhindura ukaza uri umukobwa. Isi igeze ahaga, nushaka wiyarure, nushaka wiyarure. Hunga udapfa, hunga udapfa, hunga udapfa. Akaga kazi y'isi, akaga kazi y'isi ntabwo izaceceka. Igeze ahantu giye guhaguruka ku ntebe y'imbabazi, igeze ahantu biyigeze aha. Imana irababaye ku rwego rurenze, rwego rurenze. Umuntu ahagarara akavuga ijambo ry'Imana ari umurozi, ahagarara ari umusambanyi, ari umwicanyi, ari umugambanyi, ikavuga ngo biruhiriza iki gushyira amategeko yanjye mu kanwa ka. Ugiye gusenga Imana, Imana iguteye iteka, iguhaye akazi, geze mu kazi urahemutse urandavuye. Imana iguteye iteka, iguhaye urugo, geze mu rugo urandavuye. Mugabo nta kikunyuza, urashaka undi, shaka umwana mutoya. Mugabo nta kinyuzwe ngo ashaka umwana uhiye. Nta mukobwa, ubu ntukimenya umukobwa ngo umenye n'umugore. Bose bambaye ubusa, abantu bararenzwe ku rwego, abantu basigaye bagenda meya. Murundi yavuze ngo nukugenda meya, genda ubusa. Shaka kubimenya, uzajye mu bukwe, uzamenya umurokore n'ukubeshya wari. Bambaye ubusa, satsi barayitwitse izaguhira ku mutwe. Bambaye ubusa, bane imibiri yabo ntibanyuze, baritwitse, barihishije.
herukana n'umuntu ari igikarazo ugasanga noneho wagira ngo ni umuzungu waguteye. Ubwo umukecuru ungana nanjye ari kwambara akantu kagera aha. Bari nabonye bambara twatuntu tw'imbere nitwo naje mu modoka mbona umukobwa wambaye akavuga ntereka ibi bintu iri kimwe akabyara. Babuntu bw'imbere bw'ubukabutura bugera aha ngaha nibwo basigaye bambara bakajya mu muhanda. Abandi basigaye bagurishwanyaguritse muri deshiri bakayigura amafaranga menshi. Muzi umurenge uri mu Rwanda. Mbere y'ibihumbi 2000 abantu bari mu Bugesera murabizi. Hezi imyaka hera ibintu byitwa ibijumba. Bantu baragenda babyita amazina, babyita za Rugabire, babyita Bisetsambwa, babyita amazina menshi. Musaza umwe aratubwira ngo ntimubone uyu murengwe ngo muzitege kizawukurikira. 2000 kubisemo haza ikintu cyitwa inzara. Inzara irabica abantu bajyaga bazi no gufunguza, bamwe bakaza ari nabo mu mujyi wa Kigali bakaza bita abanyabugesera. Nyuma yaho bongeye kubihinga Imana itwibutse tugendereye barabitera birongera babyita ngo garuka twiyunge. Muzi umurenge uri mu Banyarwanda, muzi umurenge uri mu bantu. Umuntu arajya mu iduka akagura umwenda washabaguritse bicocero niko nabyita. Mapantaro acitse aha. None nabonye n'ibipira icitse imeze itya. Yo ugasanga umuntu w'umugore w'umubyeyi nibyo yambaye. Usanga yambaye akantu kagakora kagapira. Abandi nabo ngo babonye akita ubungungu basigaye ngo bajya muri siporo bakabona ko bagacokamo. Uburyo bwarabonetse. Murengo wica nk'inzara. Tugiye gusenga Imana. Narinje kukubwira ngo Imana ifatanye urubanza nabo yagiriye neza. Uririrwa mwitera hejuru n'ukuri pe yarabikoze. Yarabigukoreye nanjye yarabinkoreye. Yarabikoze turayishimira. Ariko se nyuma yo kubikora ndinde imbere yayo. Nyuma yo kubikora urinde. Umuntu wese azuko yaje muri uyu mujyi wa Kigali. Kandi si uyu mujyi wonyine. No mu nkengero zayo burya nta buzima bwari buhari. Hazagira ukwirarira. None abantu bamaze gutekana bashize impumu ibagiye icyabirukankanaga. Ubonye ubuzima wituye Imana kuyisuzugura. Iguhaye izina uyituye kuyisuzugura. Ikurinze urupfu uyituye kuyisuzugura. Ikurinze gereza uyituye kuyisuzugura. Ikurinze kugenda mu muhanda wikoreye ingutiya uyituye kuyisuzugura. Tugiye gusenga Imana. Ganira n'umutima wawe. Aho navuze naho ntavuze nzi ko Umwuka wera hari kandi yakuganirije. Hanyuma nurangiza uhitemo ubwire Yesu ngo Yesu ndaje umbabarire, nararorongotanye, narapfuye, naraguhemukiye, narakubabaje, ariko mbabarira, ndashoje. Urahari ngo dufatanye gusenga Imana. Irembo ryera TV, Irembo ryera